kwaba bari bahumugisha ibihe byiza mwe mukomeje kurikira Wakanda Zero Official rekana none duhereze kaze by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora. Uyu munsi tubafitiye amakuru meza by the way. Abakunzi muri diaspora rero uyu munsi nibo tuza kwitaho dore ko amakuru meza hari uko Iteye na Vestine And Dorcas rigiye Gutaramira. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe aho bazataramira nuko bimeze ndetse no kwinjira azabarangahe amasaha uko bizaba bihagaze. Byose rero ni muri iki kiganiro cyo ngusaba no kudacikwa ani segonda na rimwe gusa. Rero niba turakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo tubane neza mu iki kiganiro. Itsinda rero Vestine And Dorcas bari bamaze igihe kitari gito mubyibuka neza yari mu mwaka rero wa 2025 uri mutangira ubwo batangaje ko bashaka gukorera igitaramo muri USA gusa byaje guhinduka rero bikoma mu nkokora n'ibitarabasha kumenyekana ngo babitangaze ariko kuri ubu ngubu byamaze kuba confirm dore ko abakunzi babo rero bari babategereje hari nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gutegereza rero baraheba ariko kuri ubu ngubu rero byamaze kuba byamaze confirm dore ko byamaze kwemezwa neza n'abamaze gutegura igitaramo rero haba timu yabo nyine yose Empire yamaze kubitangaza ibishyira ku rukuta rwabo rwa Instagram ndetse bishimangirwa nanone nyine n'itsinda na Vestine And Dorcas ndetse n'abandi bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaje kubyemeza rero ko itsinda Vestine And Dorcas kuri ubu ngubu rizajya gutaramira nyine hariya muri Amerika. Ni Vancouver bazataramira ni ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 nyine 2025 azaba ari kuwa gatandatu birumvikana niho iki gitaramo kizabera aho itsinda Vestine And Dorcas bazataramira nyine hariya nyine Vancouver. Ni ibintu byiza cyane dore ko azaba ari n'ubwa mbere bazaba bataramiye nyine ku mugabane wundi wa Afrika atari wa Afrika urumva ku mugani buraza ari ubwa mbere bazaba bataramiye. Murabyibuka ko barataramiye mu Rwanda niho bonyine bataramiye ndetse no mu Burundi nta handi bigeze bataramira. Uko rero gahunda ziteye ku itariki rero 18 ukwakira 2025 ni hazaba ari ku gatandatu nyine nibwo iki gitaramo kizahera saa 11 kugeza saa 4 z'ijoro. Kwinjira rero uko bizaba bihagaze azaba ari amadolari 40 kuri buri muntu. No kuvuga rero ko mu manyarwanda ari amafaranga 58 ku muntu rero uzashaka kuza kwirebera itsinda Vestine And Dorcas. Hari imihanda rero bizagenda biberaho naho ndagira ngo muri kuza kuyibona ariko nyirizina the main ni mu rusengero rwa Sunrise Church Sarah niho bizabera nyirizina. Hazaba hari na daycare bivuze ko hazaba hari ahantu ho kwitaho abana mu gihe ababyeyi bazaba bari mu gitaramo. Abazaba bari kurikirana rero ibijyanye n'amashusho ni Click Media nibo bazaba bakurikirana ibikorwa bijyanye no gufata amashusho cyangwa se gutambutsa nyine igitaramo live. Birumvikana nubwo twakunze kubona Empire ari gitambutsa ibikorwa bya live haba wena nk'ubukwe bwa Vestine And Dorcas aha rero bizaba bitandukanye cyane. Hano rero bizaba bitandukanye cyane birumvikana ko Empire itazaba ihari nyine mu gutambutsa ibikorwa bijyanye n'amashusho aho rero hamaze gufatwa abafatanya bikorwa nyine birumvikana iki kigo cya Click Media nicyo kizaba kirimo akibikurikirana gatanu ku kandi. Itsinda rero Vestine And Dorcas ryari rikumbuwe hara rero ku mugabane w'Iburayi dore ko hari abakunzi babo batagira ingano by the way. Hari abakunzi ba Vestine And Dorcas babarizwa hariya ku mugabane nyine w'Iburayi bifuzaga ko bagenda kubataramira bahuraga babishaka ariko nyamara ntibibakundire. Wenda tutekereza ko wenda babanabyifuje itsinda Vestine And Dorcas bakiri kwiga ntibyabasha gukunda gusa kuri uyu ngubu bose bararangije nubwo umwe afite inshingano ikomeye ariko bizakunda nta kidashoboka. Kidashoboka rwose bizakunda. Ku itariki rero aya 18 October ndagira ngo atubwire ababarizwa bose ari nyine muri Vancouver
ndetse n'abandi bose babamo nyine muri USA bazegirane muturuka imihanda yose muze kwirebera itsinda Vestine And Dorcas. Azaba ari umugisha kuko gutaramira hariya ntago ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bifite agaciro gakomeye cyane by'umwihariko ku bakunzi ba gospel. Muzaze rero muri benshi kugira ngo mushyigikire abana bacu b'u Rwanda Vestine And Dorcas. Bishobora rero no guhinduka ntibabashe no gutaramira hano gusa, ahubwo bakagenda byiyongera bitewe rero n'abafatanyabikorwa bazagenda baza. Gusa twege rero nk'aba Canada official icyo tugusaba nuko utazacikwa na rimwe kuko byose tuzabikurikizaho 5/5. Ibyahinduka byose no kukugezaho tukakubwira, dore ko nyine hashobora kuboneka nandi bafatanyabikorwa bakavuga ati dushaka kubataramira aha naha, dore ko hari n'abantu bari kugenda bavuga ati dushaka ko muzataramira mwaka gace, ariko nibyo abantu nyine babifuza. Gusa bishobora no gukonfamingwa, ntawe uramenya niba bigiramo uruhare. Urumva rero bishobora guhinduka ntibataramira ngo gusa, ahubwo bakazagira n'amaturu menshi nyine hariya muri USA. Nitsinda rero Vestine And Dorcas ryari rimaze iminsi mike ritangaje ko rigiye gusora indirimbo nshyashya. Ibyo twanabigarutseho mu kiganiro cyacu, dore ko nyine manager wabo Irene Muri yanatangaje ko byinshi bizasobanukirwa n'umwakira gitaramo nyine by'umwihariko indirimbo yabo nshyashya bafite. Amakuru dufite nuko iriya ndirimbo bashobora no kuyisorera mu gitaramo cyangwa se igasohoka mbere ho gato bahita bajya mu gitaramo. No kuvuga rero ku itariki 18 mbere yaho dushobora kuba tuzaba tumaze kubona indirimbo yabo nshyashya. Murabyumva mute mwebwe? Azaba ari ibintu byiza cyane kumva rero tugiye kongera gusogongera ku ndirimbo nshyashya ya itsinda Vestine And Dorcas. Nyuma ya Emmanuel yari maze guhembura imitima yacu, yahembuye imitima y'abantu batari bake natwe twese turimo. Iyi ngiyi rero turizera ko nayo izaduhembura kandi tuyituzeranyije amatsiko menshi cyane. Nayo makuru rero twari tugufitiye, icyo ngusaba rero no gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru yose ari update. Tuzabane rero mu gitaramo, tuzabane byinshi mu bizaranga iki gitaramo. Gusa icyo ngusaba no kutazacikwa, by the way ntuzacikwe kugira ngo tuzabashe kubana nanjye mubana umunsi ku wundi. Ni DJ Wakanda famous. Nabashimiye.